uyu ni B1 promo, ukini cya kiganiro tubwiza abahanzi ukuri, abashaje cyangwa se abatari active, tukababwira ati muturabure, mutubwire izindi business mwagiyemo tubagane, abari active tukabapushinga. So uyu munsi rero turagaruka ku muhanzi The Ben. The Ben ni umuhanzi mwiza, ni umuhanzi wadukubise amahiti menshi, ni umuhanzi ukunzwe, ariko muri iyi minsi sinzi ahantu yaburiye. The Ben ntago ari active muri iyi minsi, kuko The Ben urebye ku rukuta rwe rwa YouTube, indirimbo aheruka gusohora ni indirimbo muri 2019 yakoranye na Otaya Brown. Indi hit yakoze ni indirimbo ya Diamond yamuhayeho featuring. So The Ben rero umaze imyaka 3 irenga adakora indirimbo, simbizi neza niba byaratewe n'uko afite muri uyu mwaka, mu mpera z'uyu mwaka, ariko ntago imyaka 3 yatuma uba busy, simbizi. The Ben